naje n'ikamyo yari izanye amakara niyo yamvanye Cyangugu inzana Kigali hano Kacyiru kuri ministeri abazi Kacyiru kuri ministeri batari bafunga iriya arete iriya gare ngiyewe yungu mubona nikoreye imizigo aho ngo kuri ministeri anga Kacyiru nikoreye imizigo nkajya njyanira abantu nkabajyana mu ngo kandi haguzwe nawe mu mayibobo mu gusyaga ibyuma 2006 hadutse ibintu byo gusyaga ibyuma bagurisha ikintu cy'ikiro bagurisha ibintu by'ibiro iyo ibyuma byari byuzuye mu mujyi wa Kigali tukagenda tubitoragura kuba ko nari mfite imbaraga na umwuka yaranganirije arambwira ngo njye mbisyaga mbizane mbirunde mu rugo sinkahita mbigurisha ndagenda nkora stock y'ibyuma byinshi mu rugo buryo njya kubigurisha twagurisha ikamyo zirenze enye toko ndayitsinda nyitsinze hari ishuri riri hano Kagugu bita Ecole Technique SOS High School ry'Abadage iryo shuri nakoze ikizami cyaho bakora imibare igifaransa n'icyongereza bari bafite system yo kuvuga ngo abanyeshuri ba mbere batanu ba mbere bigiramo ubuntu ndakora ibyo bizamini ni inkuru zizwi nize muri SOS no nangije secondaire hano ku murenge wa Kinyinya ntago wagira ngo ni ishuri ni secondaire wagira ngo ni ikigo cy'amabazungu kuko nama etage na hano utashobora kujya gute utamenya ko ari ikigo cy'ishuri abahazi barahazi nsinda kujya kwigamo rero nsinda kujya kwigamo natsinze naturuko mu bisanzwe barambwira ngo hararenze bari hujye ntangira guhindura ubuzima bwa kibobo ntangira gukunda ishuri Mana ishimwe cyane njyewe natorase umukobwa yego leta umukobwa ariko mbona nta mwana mfite yego narenze kubyina cyane urabizi yagiruka yo ayiwangu zikurinda mana we kurinda nyiringabo umukecuru akimenye yuko nkundana n'umukobwa we yego abatangira kubaza ahubwo ati mwamuciye inkwano yangahe baramubwira ngo twamuciye 800 arababwira ngo kubera yuko azi kubyina neza azi kuririmbira Imana nzagurisha ikimasa cyanjye azatanga turuwasa yonyine bakunze bikamba Karuvali TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mbifurije umugisha w'Imana kandi mbifurije kubaho mu mwami wacu Yesu. Reka nongere mbashimire mu rushiza kadasohoka reka suze ba diaspora hirya no hino abari mu bihugu bitandukanye reka shimire abakaruvali wewe duteye inkunga nawe ugiye kubikora nawe ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana Imana igumugisha mumuriza abakiri muri guma mu rugo ndetse n'ibindi bibazo duhuye nabyo Imana izabidukuramo. Ndashimira Imana iduhaye umwanya kandi tukaba tuje hano kugira ngo tugire ikiganiro tuganira n'umukozi w'Imana Fred. Mbere ya byose ndakira Imana n'umwana n'umwuka wera hano nawe ndakwakiye Fred. Murakoze cyane mushumba. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe cyane. Amakuru. Turaho turakomeye. Urakomeye. Turashima Imana mushumba. Ndagira ngo suze bari abantu bari kureba. Nsuhuje abantu mwese mukurikira ikamba Karuvali TV. Nejejwe n'Imana ko nongeye kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Yari iminsi myinshi cyane nahari ariko nahageze mushumba. Naraye vuga ngo ariko se indege iragera ryari nkonze nkwakira ariko nyine shiduka wahageze. Ariko ndanezero umutima wanjye. Na mimi nafurahi sana. Asante sana. Reka dusenge Imana ndifuza ubuhamya bwawe hari ubuhamya nigeze numva amateka yawe. Burya hari igihe abantu batubona ariko batazi twaturutse. Yes. Ariko reka duhamagara Imana izigufashe. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ushimwe. Ndasenze ngo uzubane natwe muri ubuhamya bw'umugarago wawe. Wowe udufashe utureba nawe afashwe n'iki kiganiro maze njyewe nawe tungukira imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Freddy urinde umwenende ibintu by'agakiza wabikinje mu guti. Murakoze. Freddy no umugabo ubu. Yego. Ufite abana babiri n'umudamu umwe.
dutuye igikondo ariko njyewe mba ngenda cyane kubera amashuri n'umurimo w'Imana. Kavukire yanjye ni Cyangugu, abantu babashi bo mu Butambamo barabimenya, mu Gishoma barumva aho hantu barahazi. Ndakijwe nkunda Yesu. Ni nk'umwaka, sinzi nimba nabara umwaka wenda maze muri aka gakiza, ariko ni igihe kinini cyane uko twamenye Imana turi bato nabatijwe mfite imyaka 9. Urumva ni igihe kinini cyane, kandi nta gihe cyo gusubira inyuma nagize. Nagize igihe cyo kugira ngo nyire mu bibazo byo gukubitwa, ariko nta gihe cyo gusubira inyuma mu byaha nigeze ngira. Cyo ntacyo nagize. Imana idahana umugisha rero. Fred rero ubundi mbere yo kuza i Kigali, donc uyu munsi uri i Kigali kandi wavukiye Cyangugu. Bo mbere yuko ufite ngo uzi i Kigali cyagenze gute? N'urugendo rurerure cyane. Imana yajyaga itubwira ngo izatujyana mu murwa, Imana ikatubwira ngo izatujyana i Kigali, ikabitubwira ariko tukumva ni nk'inzozi. Muri gusenga turimo turasenga, twasegeraga ahantu bita mu mugezi bita wa Gishomera. Abanyacyangugu barawuzi, ni umugezi umanuka ukagera mu Bugaramepfu. So ikagitubwira gutyo, tugiye kuba tubona iciye inzira irabikora. Yego twaje mu buryo butari bwiza bitewe na twaje mu ko ngewe naje n'ikamyo yari izanye amakara. Niyo yamvanye Cyangugu inzana i Kigali. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane Imana yadukoreye, nuko twageze mu mujyi wa Kigali. Hari ijambo umaze iminsi, hari ijambo wigishije hano ivanga Imana iciye inzira aho zari zitari. Imana iciye inzira ahantu hatari hari inzira. Biravuze ngo nayo Imana guciriye inzira uva cyangwa uzi Kigali aho ntabonaga inzira. Haleluya. Amen. Nuko ugeze i Kigali wari hukiye kwa ndetse Kigali hari umuntu mwari muziranye, wenda wari waraguhamagaye nk'umuhanuzi uruje i Kigali, igise ugeze i Kigali watangiye mu buhe buzima? Kuko niba Fred tumubona uyu munsi ufite ibiro bimeze gutyo, usa neza, uri umukozi w'Imana international, uri umuntu udasanzwe, donc ntabwo bibaye uyu munsi. Kandi hari umuntu uri kukureba uri mu kibazo nk'icyo wari urimo, kugira ngo arusheho nawe kwizera ko yatabaye Fred nawe izamutabara. Ugeze i Kigali byagenze gute? Ndetse Kigali ngiye nakoze akazi ko mu rugo. Gutya mu rugo? Nakoze akazi ko mu rugo, ndi n'umunyeshuri. N'umuntu nakoye akazi ko mu rugo aranzi cyane, na umwana we 2019, umwana nareziwe yabaye Miss Populaire, Miss wifotoje cyane neza. Wo bitarika ndabashuje cyane ndamuvuze. Aho ngo nakoze mu rugo rwabo. Mama akora mu isoko rya Nyarugenge. Umugabo we yakoraga muri Minagiri, hari Kacyiru, namukoreye kuri Minagiri. Nozaga imodoka mu gitondo, ntabwo barafite umukozi uteka, nkakora amasuku yo gukora aho ngaho. Nako kazi nakoraga ariko niga primaire. Aho ngaho niho naciye bugufi imbere y'Imana, niga primaire, nkora akazi ko mu rugo. Ngewe nubanya burebure, ntabwo ari ibintu tuzamo bigahita birangira gutya. Nuko nguko naciye mu buzima bukomeye cyane. Nabaye mayibobo Kacyiru, nikoreye imizigo hano Kacyiru kuri ministeri. Abazi Kacyiru kuri ministeri batari bafunga iriya arete, iriya gare. Ngiyewe uyu ngo mubona nikoreye imizigo aho ngo kuri ministeri anga Kacyiru. Nikoreye imizigo, nkajya njyanira abantu, nkabatega nkabajyana mu ngo, biro bavuye guha mu mujyi. Abantu benshi barabyibuka cyane. Iyi kesu sociale ikiri hariya, hakiri muvoma ziri haciye igihe, ariko nabaye mayibobo hariya. Nagiye ncyaga ibyuma muri ubwo buzima, ariko nkabikora ntakora ibyaha, nkabikora ari ubuzima ngira ngo nshakishuze kugira ngo mbeho. Cyo n'umuryango wanjye wari waraje uba Kacyiru, kandi bose ari nje bari kureba nk'umuntu mukuru. Nkabagaburira amafaranga, nikoreye imizigo. Uya utarageraho none se nyuma yo kukoza akazi ko mu rugo, nyuma yaho ngaho umuryango uje gute? Famille yanjye
umugore wawe oya umukecuru icyo gihe ari umwana umukecuru avandimwe impamvu yari bincanze y'ubwo byari kuzamucana nukuvuga ngo byageza ufata umukecuru wawe yes nabo muna banjye urabazana mbazana Kacyiru ku mutwe wawe wanje Imana igumugisha ntekereza ko naho ngaho birashoboka ko nawe uri i Kigali mama ari mu cyaro ndetse hari n'abantu bagera i Kigali akaba ameze nk'aho iwabo batanavugana ariko urumva ko wowe wageze i Kigali uruzana mukecuru icyo gihe umuzana ko n'akazi wari ufite n'ikihe kintu cyagusunika kumuzana nizihe mbaraga zaguteye gwagusaba mu cyangwa ukamuzana ntanze i Kigali nta kazi ugira uri mayibobo uwo muka ukuye exactly urakoze jewe mu bintu bya mbere ngira kwisi impano ya mbere mfite kurusha abantu banziho guhanura banziho kuririmba banziho kubyina banziho kuvuga ijambo ry'Imana ibyo bintu abantu benshi babinziho banziho kwandika amandiko no kuyasoma ariko impano ya mbere mpagaciro ngira ya mbere ndizera nizera ko aka gatuti kahinduka umutsima mu gihe nshonje nkarya ngira kwizera kurenze ikintu cyatunye mbazana nizeye ko nese ubu tuvugana aho ngaho nabazaniye twarahaguze ubu tuvugana mu bantu barimo baragurira Kacyiru kama barangire hano gari ya Kacyiru iri hano gari ya Kacyiru yubatse hari ahantu basenye hari public toilet iri aho ngaho ubwo buzu busigaye ku ruhande aho ni mu rugo iwacu bw'amabati amateka aho ni iwacu kandi haguzwe nawe mu mayibobo mu gusyaga ibyuma 2006 hadutse ibintu byo gusyaga ibyuma bagurisha ikintu cy'ikiro bagurisha ibintu by'ibiro iyo ibyuma byari byuzuye mu mujyi wa Kigali tukagenda tubitoragura kuko ko nafite imbaraga na umwuka yaranganirije arambwira ngo njye mbisyaga mbizana imbirunde mu rugo sintahita mbigurisha ndagenda nkora stock y'ibyuma byinshi mu rugo buryo njya kubigurisha twagurisha ikamyo zirenze 4 ariko ubundi gusyaga ntago ijambo mumbabarire ijambo gusyaga urumva ndi muhamya bwa Kibobo nabayemo ariko burango nabo babisobanura gusyaga niki gusyaga no kugenda ushakisha utoraguzwa utuntu twose ushyira mu mufuka twibyuma ubusafuriya n'iby'amasafuriya nimba ndarako iby'isafuriya mbabarire hari ahantu twamenye ibishyimbo ariko ibaza ubwo buzima kugira ngo aho kugira ngo utware ibishyimbo aribyo bifite agaciro umenye ibishyimbo utwaye isafuriya uko icyo gisafuriya bahitaga aluminium ikiro bakiguraga 100 mu gihe ibindi byagoga ikiro 20 ikisafuriya cyo aluminium cyagurwaga 100 rero akabiyo ufata igisafuriya kinini ugiteruye nk'ahantu ukagisangamo ibiro 2 kabuko ubonye 200 yawe ubwo gusyaga no gutoragura ibyo no gutoraguzwa utuntu twazo twose yego noneho ngo buzima mbubamo ariko nubaha Imana urumva ubwo buzima bwo kugira ngo ube mayibobo nimba wibya agasafuriya k'abandi yes ni ubuzima biguteye ariko ntago ukoze ibintu wabigambiriye kubw'ibyaha nubaha Imana muri ubwo buryo nkunda Imana ndiga primaire niyishurira muri ubwo buryo nakwiga nabona mwarimu yasibye nize kuri primaire ya Gisozi abantu benshi barabizi icyo gihe mudiregiteri waho bamwitaga bucya zihindura imirishyo Izayi yigeze yankubita inkoni nyinshi cyane nabwo n'ubundi buhamya my godness ariko Imana ikajya imbwira ngo nzakugirira neza nzayimana ningejeje ahanga yego nabwiwe Imana ko izangira umuntu ukomeye nabwiwe Imana ko nziga kaminuza ndi mu buzima bwa Kibobo nubwo namara kugurisha ibyuma ntahita ntsima umufuka abantu bazi Kacyiru hari ahantu hahoze irimbi munsi yaho hari ADPR ya Kacyiru nkahita ntsima umufuka mu irimbi nkahita manuka Kacyiru muri ADPR mwicaramo abahanuzi Imana izajya umuhisha abahanuzi akaza ati wine mande sanse edevo yikaraga gutya ntazi ibintu yikaragamo ntazi byari byo ariko uyu munsi njyewe bisigaye birimo abirakaraga akambwira ngo nzakugira umuntu ukomeye akambwira ngo nzaguha umugisha akambwira ngo Imana izakugeza ahantu kure
mu buzima bwa kibobo mbana iryo jwi ry'ubuhanuzi muri ubwo buryo Imana igenda inzamura natsinze primaire nditsinda ku manota meza cyane nyitsinze tsinda n'ikindi kizamini bita ikizamini cya ifake ni bizamini by'abakatolika bakoraga bya ifake ukajya kwiga muri ifake tsinda n'ikindi kizamini cya seminaire mbishinzinze bitatu byose icyarimwe mitamo kujya kwiga mu seminaire kuko niho nabonaga hakaze kurusha ahandi hose kandi nava muri secondaire nava ku ishuri nkaza nkajya gusyaga ibyuma kugira ngo nzabone school fees nzabone iki naja de poche toko ndayitsinda nyitsinze hari ishuri riri hano Kagugu bita Ecole Technique SOS High School ry'Abadage iryo shuri nakoze ikizami cyaho bakora imibare igifaransa n'icyongereza bari bafite system yo kuvuga ngo abanyeshuri ba mbere batanu ba mbere bigiramo ubuntu ndakora ibyo bizamini ni inkuru zizwi nize muri SOS niho nangije secondaire hano ku murenge wa Kinyinya ntago wagira ngo ni ishuri ni secondaire wagira ngo ni ikigo cy'amabazungu kuko na etage na hano utashobora kujya gute utamenya ko ari ikigo cy'ishuri abahazi barahazi nsinda kujya kwigamo rero nsinda kujya kwigamo natsinze naturuko mu bisanzwe barambwira ngo hararenze bari hujya ntangira guhindura ubuzima bwa kibobo ntangira gukunda ishuri Imana ishimwe cyane n'ahantu kure hatabaho Imana itakura umuntu umushumba nta na hamwe nabonye Imana itakura umuntu mu rugo ninjye ukubitaho mu rugo ninjye bagaburira mu rugo ninjye bahanze amaso bari umuntu abanyabashiki banjye kandi mfite basista banjye bakuru babiri na Profete Fred babiri nanjye hagati ari nje bari kureba ku buzima bw'uwo no gupfundikanya ariko mwumva nazirikana ko bambwiye muri ADPR ngo uzagera kure uzakomera uziga mbonye nsinzi bizami navuze ko Imana impaye kwiga nicara muri SOS nk'umunyeshuri niga icyo bita electricité industrielle ndayiga muri icyo kigo ntasanze harimo n'ikigo cy'abana b'abakire gusa ubu tuvugana Minerva ishobora ko igeze mu 300 na twebwe twahizo icyo gihe ari 250 ibaze mayibobo yukiye mu kigo cya 250 kubera Imana nanatsinze ngiye nigira ubuntu iniforme ku buntu nagiye njyanye amashuka gusa ko kavukire abantu bameze nka kavukire muri Kacyiru nabonaga ubuzima bwabo bugoye twatubaza kumenya nkaho tukavukire ubu mwaguza ahantu murahatuye nyine umuntu ufite ahantu inzu ariko kavukira aho ngaho ariko afite ahantu yavuye mbona bizangora bomuna banje nibirara bo ntago bo babashije kubuvamo ngo bige bo babugumye muri umva ntago nari imbobo ngo Profete Fred nabo ngo ne bari imbobo nabo bo babaye imbobo zirenze agwako njye nakundaga Imana imbana mu bubobo ingira neza bogo bamuzima bw'ububobo ariko nkomeza kugena nsenga Imana imbwira ngo nzakugira neza niga aho ngaho nahure naho n'abana bakire cyane none ntangiye kujya nkora amafaranga afatika wenda utaragera kuri cyo kintu gato ngira ngo wongere dusobanurire Fred uvuye cyangwa Fred uje kwikamyo y'amakara Fred ugeze i Kigali Fred ukoze akazi ko mu rugo ese urwo rugendo ntabwo wageraga ahantu ngo wihebe wumve kubabiritwa no gupfa kuko hari umuntu unyura mu kibazo agahita avuga ngo ngiye Imana yaranyanze ubu tuvugana hari umuntu uri muri bwo buzima noneho kandi anasenga ngo kubera iki ngewe ndi mayibobo ngiye Imana yaranyanze ngewe n'Imana ntibaho ariko niki cyagushobozaga donc gukomeza kumva ko Imana iriho ukomeza gufata icyo kintu nzayimana ukayikomeraho uko ngewe mubona mu rusengero muri Dorokasi hari uko nakubonye hari umuririmbyi ndi umushumba yego ndabyibuka utapfundura n'amarasi ndabyibuka mushumba nabona ukuri Imana ikibari kavuga ngo ubu buntu bw'Imana ejo bundi nabwiye umuntu ndamubwira ngo iyo usenze Imana
Imana igusukaho ubuntu enetadi edebo aguhuza n'umuntu aguhuza n'ibintu ne etebo ndi ema tore eva isi urumva wari ufite ubuntu uguhuza n'abantu baguhuza n'ibintu ndetse ujye no mu ishuri nakubwiye ngo nyangira nimba mbasha kwizera ko aka gatuti kaba umugati nkarya ibintu byanshoboje ibyo bintu ni ukwizera n'abantu bose nsenganye nabo abo tubaye amasengesho abari i Burayi mbeshwaho no kwizera umukuru muri ibyo yavuze mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye mbabazize mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite umva kandi mfite amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu bwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye mbabazize mbumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite by faith gusa kwizera gusa niko kwabinshoboje cyangwa itakwizera mushumba mbonye abashumba mbonye abakozi b'Imana basenga bakabakana kandi bitakwizera bakabura kwizera warancumbye nakubonanye impano bitakwizera kabisa ntiwancumbye naragushumbye uri umukristo wanjye ndi umuririmbyi muri kwari bitazabuhisha izabu hariya nataka ariko ufite ikintu bita umuvuduko kabisa nuko utampanuriraga wabonaga ko nzagera kure Haleluya Imana yakoze igikomeye uwari mayibobo maze kugenda ibihugu n'ubu naje n'indege ngiye gusubiraho n'indi mu minsi 10 none tadisile dry ndajya mu Bubiligi mu kwezi kwa 5 South Africa mu kwezi kwa 4 Imana iciye inzira kubera kwizera gusa uwari mayibobo uwari umujura w'iri ibyuma n'amatafuriya uyu munsi uvugana Mana yawe ubukwe mwitangaza mushumba kamubwira akantu ukuntu Imana yankoreye ubukwe njyewe natorase umukobwa leta umukobwa ariko mbona nta mwana mfite narinzi kubyina cyane urabizi yagiruka ayiwanguze kurinda Mana we kurinda Nyiringabo igihe cyo kugira ngo njye gutanga inkwano kigera ntabwo nayibona ariko Imana yabwiye ngo nzagukwera ariko Yesu we uravuga ugasohoka ala da maison naissance cyambere yari umugore w'umusitari yari umukobwa uzengurutse ubututi bwinshi abwiriza ni umunyempano arahanura asoma amandiko yandika amandiko yari afite impano nyinshi ndamutereta ndi umuririmbyi babyibuka muri Zaburi nari mfite igare najyanaga ku ishuri nigaga muri Kristo burakiragiye nigaga muri Kristo mu wa mbere ariko Mana ya mfite akagare ndamutereta mbura inkwano noneho afite mukuru we abakimironko hanyuma niho uwo mukobwa yabaga madamu wanjye ubu ngubu nyine madamu wanjye ubu ngubu nyine yari umukobwa yabaga kwa mukuru we mukuru w'umugabo we yari yaragiye mu ruzinduko rw'akazi hanze aza gutaha rero atashye bategura ibirori byo kugira ngo baze kumwakira noneho rero wa mukobwa arambwira ati
hari ahantu tugiye uze kuza mu rugo udufasha gutera amakorasi. Yego. Gutera amakorasi ni impano yanjye, ni ibintu byanjye. Ari utwose wateraga ngahita manura. Niyo yimika Imana, niyo yimika ikura abami ku ngoma ikimika abandi, yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika yo. Haleluya. Yeye ntacyo tubaye turi kumwe n'Imana data. Ni menshi cyane ndabizi. Imana ishimwe. Amen. Baramamagara ibaze uwo bita Sheri. Yego. Ndimo ndatereta ntabwo yanyemera neza. Yego. Ampamagaye ngo nze gutera amakorasi. Ngayibaza icyubahiro yarampaye. Ubu se cyari kirimo cyangwa yarangize nk'umukozi we. Yego zo gutera amakorasi. Nyine uhuza ubundi abantu baterera kose bitabahuza. Yarangize uhuza ni wawe niba bagenda inyuma y'isanduku avuga ngo yewe Mana we, yewe Mana we, yewe Mana we, yewe Mana we. Angira uhuza. Haleluya. Nyina yari yaje yavuye iwabo mu cyaro aza kwakira umwana w'umukwe we. Yego. Ahari aho ngaho basaza b'umukobwa bari bahari. Yego. we hanyuma atumira abahanuzi bagenzi be, atumira ba Marigo, urabazi ba Marigo, atumira abahanuzi bo muri ADPR, atumira abantu benshi mbega. Yego. Baraza ngo bagire gute ngo babafashe kugira ngo bakora ikirori. Yego. Nanjye mpari nimereye gutya uraho ngaho. Nagiraga ishati imwe yonyine. Yego. Nahawe n'umugabo bita Kibirango Peter wakoraga mu mureni Putikoterako. Ishati imwe yaruje bodo yize n'ipantaro y'umukara. Nabyambaye umwaka n'amezi 3 bitari byacika kandi ntabihindura. Umwaka n'amezi 3 bidacika mbimesa nkabimesa ngiye kuryama nkabyanika mu muyaga bikuma mu gitondo nkahita mbyambara. Nabyambaye umwaka n'amezi 3 ntabwo nabyibagirwa. Yarirangamura abantu bose bazi iyo shati, abantu bose bari yaruje bodo, abantu bose barayizi. Mana ishimwe. Amen. Hanyuma rero abantu bazamura abakorasi nicaye hariya barazamura barananirwa bararuha. Vuga ngo bararuha mushumba. Bararuha. Kumbe Imana igira ngo igaragaze Imana ikiri muri njyewe. Yego. Nazamuye korasi. Nise mbambura mikoro. Nzamura korasi. Iyo korasi ntago nayibagirwa. Yego. Haleluya. Korasi yabaye umugore. Nzamura korasi y'amavuta. Maze kuyizamura abantu bumva ninjizemo neza. Baravuga bati harahiye koko. Haleluya. Haleluya. Ndabyina ndandika mikoro hasi. Ndabyina gutya nzamura amaguru ikiro gishyira hejuru. Ndabyina mbyinira Imana. Noneho mabukwe wawe nyine ntabwo yari icyo gihe. Nyina w'umukobwa yego arankunda ngo yararwaye ikintu ku mutima. Nuko mbyina nzamura korasi ngo kikagenda ngo gikira. Umukecuru araseka gusa ndimo ndabyina arahaguruka arabyina atahagurukaga. Haleluya. Kuri uwo munsi ikintu cyamuryaga mu mugongo, umutima wamuryaga, amaguru yarabyimbye byakize mu ikorasi. Haleluya. Wumve bucya rero uwo mama wa Sabatari yata akiri hano ikabuka. Yego. Arahamamagara ngo ngwino nkwereke mama umusuhuze. Haleluya. Imana. Ndagenda hano Kimironko hano hava Kigali Valence. Ngenda n'amaguru ntacyo nayo mfite. Ngenda n'amaguru kugera 15 mbona rifuti injyana ingeza hano ku Nyange nari mfite amafaranga ibiceri 80 mbihereza umukomvayeri. Cyagiye barabifite umukomvayeri bakibyakira arabyakira angeze kabuka mugahoro Mana.
ngiye gusura sheri ntacyo mfite sha yego wa mukecuru wambonye ahita agibuka ati yo ati mwana wa ni wowe ugarutse hano atangira indirimbo warinye ndakira umukobwa ati niwe sheri wanjye nguyu mbazaniye umukwe umukecuru akimenye yuko nkundana n'umukobwa we yego abatangira kubaza ahubwo ati mwamuciye inkwano yangahe baravuga ngo twamuciye 800 arababwira ngo kubera yuko azi kubyina neza azi kuririmbira Imana nzagurisha ikimasa cyanjye azatanga turuwasa yonyine. haleluya nabyiriye kwa mabukwe hano barayigabanya yego mfite akantu kavuga ngo ubyina neza kwa nyirabukwe cyangwa se kwa sebukwe abakweramo narabyinnye inkwano barayigabanya ubu ndi mu bantu babyinnye baba batanga umudiho na korasi inkwano bakuraho 500. Imana ishimwe ngaho hari cyangwa cyane cyabereye kiriya gihe uri mu byina kwa nyoko bukwe ese ntabwo wabonaga abantu bagusuzuguye ese kugira ngo uhite wumva ko uri bubikore nijwi ryavugiye muri wowe nice kintu cyose kiguhagurutsa kumvura bijinya utiteye ko ari kwa sobukwe n'abakureba uriya muriri wo kubyina kuriye byaturutse urakoze mushumba igihe abantu babasha umugisha wawe bakiri imbere yawe yego ntabwo uzawubona nibavaho nibwo uzawubona Imana ishimwe abaririmbyi bari bazanye korali bari bazanye yari inaniwe yari irushye igihe abantu babasha umugisha wawe kiri imbere yawe igihe abantu babasha umugisha wawe bari imbere yawe ntabwo uzawubona ariko niba bamwe imbere yawe uzabona umugisha wawe Imana bakuru mu izina rya Yesu umugisha wawe abateraga amakorasi abaririmbyi bari batumiye bamaze kuruha ariko ari ikintu hano numvise iyo uri ahantu utakagombye kuba hari umugisha utabona ntawe wabona ariko iyo uri ahantu ugomba kuba hari umugisha wakura biravuze ngo ariya masaha niyo masaha yawe yo kuba hariya hantu bara nibwo nazamuye korasi abantu barushye kandi bakwizamura bose banyikiriza bakira imbaraga ndavanga Imana ikoze akazi naho ngaho byamenyekaniye naho ngaho natagiye kumenyekana ko mfite Imana yo kuririmba ese umuntu wari mayibobo akaba ageze ku rwego rwo gutereta nubuhe buntu bwakumvisha ko cyo gihe cyo kurongora nta kintu ufite ni kwizera ni kwa kwizera nani mfite kandi nagerageje kurinda ubumanzi bwanjye ndinda agakiza ku rwego rukomeye ngeze imyaka 24 mbona umubiri nagiye nsumbuwa ijwi rirambwira no kugira ngo uzasambane rongora ndabibwira ngo ngaho mereza umukobwa irambwira ngo tereta ushaka nzamuguha niko gutereta uriya mukobwa uramuzi ko yari umusitari ahubwo ukiraho niki wabwira bari abasore bisuzugura kuko njewe umukobwa watwaye ndamuzi nta nubwo agombaga no gupfundura amarase y'inkweto ntibishoboka ntabwo yashobokaga yego hari umushumba waje aramugura arambwira ngo Fred warekeye ntabwo byavamo nanjye naramuterese biranga ngo biravamo aramugura ndabwo simureke niwe nijwe ryambwiye ngo ninkomeze ndazanyemera ndakomeza biremera uva gutanga ikintu kimwe n'uwisuzugura ukifata ukishyira hasi Imana izakubona kuri hasi ariko niwihesha agaciro Imana izakaguha Abefeso Paulo yari Abefeso ibice 3:20 yavuze ngo Imana yakibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo tuyisara ishingiye ku mbaraga zidukoreramo zindani Imana yibonye yuko ufite imbaraga zo gutunga miliyoni 20 nizikugusha iraziguha kubera imbaraga zikurimo zigukoreramo zirakwereka ibintu birenze ko imiliyoni 20 zaba nkeya ariko nubona miliyoni 20 ufite umutima ko zizakugusha ukajya mu dukobwa ntabwo izaziguha imbaraga zo dukoreramo
wese Imana ibasha cyane gukora ibyo dusaba ibyo twibwira. Amen. Fred, ngaho rero utangiye urugendo, umukobwa baramukwemereye kandi ibibazo ni byinshi, urugendo urarukomeje. Byagenze gute? Koga baramumaye baremera ko nzamurongora, ngiye ibibazo, ngiye intambara mu itorero, nta hantu narindi sindibuze, ndarwanya ku rwego rukomeye. Umukobwa ararwanya ku rwego rukomeye, bamubwira ngo ntabwo bizakunda, uriya muhungu ntacyo afite, yes yarize ariko nta kazi, bamubwira ngo ntabwo bizavamo. Ariko nanjye icyo gihe nza kuza kugira akantu ko kugira ngo ngire impano imenyekana cyane, ntangira kwegera ibiti gikundiro, abantu benshi barankunda, feva y'Imana inzaho, imaze kunzaho buri wese abona ko nzaba umuntu ukomeye. Ahubwo batangira kubwira umukobwa bati, batangira kumbwira ngo umukobwa ntabwo muhuye, ntabwo mukwiranye. narafashe irembora kubera ko ubukwe bwanjye igihe bwari bubere ntabwo icyo bwabereyeho, byasubiye inyuma kubera ko bari bagiye gushaka ikintu bahite baburwaye. Imana irambwira ngo ngiye gukora igitangaza cyerekana ko ubukwe bwawe bugiye kuba. Sengera umuntu simvuze izina, yaramaze imyaka 12 yarabuze urubyaro, waranyumva, nanamubuze benshi bamumenya, arakomeye yarazwe hano mu gihugu, abona urubyaro, abyara abana 3. Mwacyagiye bari bashifute inzu ubukwe bwanjye kugira ngo Imana inkorere igitangaza. Uwo muntu ayoboye ahantu arambwira ngo ngwino ngo sare cyangwa jaride by'ubuntu. Ndamubwira ngo namaze kwandika invitation, abantu babonye aho ubukwe buzabera. Arambwira ngo noneho rero ngiye kwa amafaranga bajya bakodesha aha hantu nyagure. Umugabo ari 500 y'amanyarwanda 2015 arayabara y'amanyarwanda, arancanga ashyiramo iza 2 gusa. Mama garasha nabwati sheri uri he? Arambwira ngo mbe gutanga budashobo Kagarama ka hano hafi. Arambwira ati se ngwini Imana ikoze igitangaza, nsanga iwanje muri gato, Imana impaye miliyoni nyinshi, ntabwo nyazi ndi menshi cyane, amafaranga tuyabara inote za 2 twajya ku ijana tukabara miliyoni. Twajya ku ijana 100 tukabati miliyoni imwe ngiyi kishingire ku ruhande tukabara. Noneho twagiye kugeza igihe cyo kugira ngo ubukwe bwageze, tujye kugira ngo dukwe amafaranga tuzuka dufite miliyoni 5 kandi 500 tumara tukibeshya kubera gucana n'ikiro. Noneho mbwira madama tujye kuri banki dutire umuntu kuri banki inshuti yanjye ashyire n'akakuma katubarire neza. Inshuti yanjye ntuteke nawe byakubaho. Yego jya muri banki njya kubarisha, bafata amafaranga, hari ukuntu bashyiraho akamashini gutya kagenda kamanonga kagatekerekana umubare, yari amabandari 3 bashyiraho barabara banyere ku mubare barafungira ahantu hamwe, arambwira ngo 500. Ndumva ndakonje, ndavuga ati ndeba sheri nyine ntabwo tweretse ubaza amafaranga ikibaye, ndeba sheri ngo yo nabaye nk'umuntu ukonje, nabazemo intebe za 800, nabazemo televiziyo, nabazemo akabati nayabariye nka miliyoni 2,800. Ngiye kureba nsanga ni 500, nsubira mu gikonoshwa kwa kundi umuntu atashesha urumeze nk'umuntu ukonje, nagize ngo barayibye. Kundi nabaraga nabi kubera gucanukirwa, kubera imibare mibi n'igihunga cyo kudafata amafaranga menshi ngo yabare. Bwari ubwambe pasa amafaranga ari 100,000 kuva nabaho, bwari ubwambe mbazi 500 birananiye, mbazemo miliyoni 5 kabisa. Rero byari ikintu gikomeye cyane, ntabwo wanseka nawe byakubaho. Nuko uko byanjye kimushumba amafaranga nyimara kuyabona kari make gutyo nyine, n'abantu itarimo ntangira kubara ibyo kwishyura amagato, mbukinga amagato by'ingenzi, ntango uvanga buke kuri sare, imyenda, mbese muri ubwo buryo arancirana.
hancyane nkomeza gutegereza Imana kizakora umurimo. Ahantu hamwe twasengeraga hari igiterane, ariko Imana izajya yishakira inzira, kubera ko abantu bankundaga ko nabyinaga n'amakorasi naririmbaga, ntabwo naribona abantu ukuntu bazantwerera. Uwo muntu ategura igiterane cy'iminsi 20 by godness, natangiye amanama y'ubukwe, niyeranja nkirwa nirukanka cyabaga nimugoroba, ndabyibuka, nkirwa niyeranja nimugoroba nkaza kuhaca, hagira Imana batubonye Fred naza turirimbire, bakampa amikoro, nkahita mvuga ati ariko se biba ko mfite ubukwe ubushobora amatangazo najya gusohoka ngo yo mbabarira ngakira. Hariho abantu banwereye inshuro 3 kubera kumugeraho naririmba yafashwa ngwaje nayo gutwereye ntabwo mbizi, akabarongera arampaye. Imana irampa amafaranga ku rwego ntakubwira ngo ubyumve, kuko nakozwe bwa miliyoni 7,248 miliyoni 7,248 niyo mafaranga ntari nabona n'uyu munsi, ntari nakora gutya mu ntoki, ntazi yavuye mu bantu. Imana inkora ubukwe. Icyo gihe hagezweho ntabwo sare zari zigezweho, bavuga ko umuntu bakoze ubukwe bukaza ijya gukora muri jaride, nkodesha jaride yango nica abadayimoni umudayimoni wo kujya ngiyi foto nise neza muraje jaride iryoshye ifoto, ndagira ngo jaride ahantu hazwi, hano Kimironko ahantu hazwi. Imana yishyura ibintu byose, ubukwe bugenda neza, buba my godness. Uwasyaga ibyuma, waje n'ikamyo y'amakara, wabaye umuzima, wakoze akazi ko mu rugo, wogeza amamodoka y'abandi, wakoze imirimo yose mibi ishoboka yerekana umuntu kace bugufi. Yego, nawe akazi ko mu rugo ari akazi kabi. Yego, ariko uyu munsi uvugana uwandi w'uyu munsi n'akazi naciyemo ndagukomeje wowe muragakora. Yego, Imana izakugeza kuri. Amen. Nuyubaha ukagendera mu nzira zayo nk'uko ibishaka, izakuzamura mu mahanga yose. Uyubaha akajya gukiranuka. Nyuma rero yo gukora ubukwe, wenda ndaza kugusubiza inyuma gatoya, ariko tutarasubira inyuma gatoya. Nyuma yo gukora ubukwe, ubundi wari ufite inzu, kuko nzi neza ko ufite nyine ako kazu hari akaciro kameze nka toilette hari mu rugo iwacu kwa mukecuru no babaga. Yego, kandi ntabwo nakarongora ese warongora ahantu ababyeyi bawe bari, ntabwo byumvikana. Ariko se icyo gihe hari ikizere wari ufite cyo kuzabona inzu, cyangwa se hari amakuru, cyangwa se uracyari kukwizera ko agatote kahinduka umutsima? Nari nyifite kwizera ko agatote kahinduka umutsima. Byagenze bite? Yego, nakoze ubukwe, nshaka nyine ndimo ndategura ubukwe, ndashakishije ikintu cya mbere umusore ashaka mbega abanza gushakisha inzu n'igitanda. Yego, inzu ya mbere n'igitanda. Urahanije atava ku n'intebe abazishyira imbere, ariko intebe ubu ufite ubushobozi. Yego, nje ntabwo nari mfite. Yego, kangu ubuhamya bumwe burenze mvuga ati Imana warahabaye. Ukuri njyewe nagiye gushaka inzu ya 60 by'amafaranga y'u Rwanda yo kukira mu mugeni. Numvaga nkoza agashya kuko nabaga mu za 5 z'umunani matoilette harukuru toilette yuzura, bagahita basimanta bagafunga, bagahita bagira agashambure. Ariko Uwiteka Mana shimwe. Hanyuma mvuga ngo nimushyira mu nze 60 ndabanisha abadayimoni bose bo gutura ahantu habi kabisa. Byari ibyumba 2 na sara. Ono iwabo bamenye yuko ngiye kumushyira mu nze y'Uwasani nyiberetse, barikanga ariko ntibagiye ikintu bambwira. Mukuru we wongo amajyema za muhugisha, bamaroje Imana za guhumugisha. Amen. Arampangira ategura, hari inzu bari bafite, Imana ihirukana amapangayi, baragenda ntibongera kubona abandi bapangaye. Imana irabafunga burundu. Gihe cy'ubukwe bwanjye kigira iyanzu y'ibyumba 4 na dushe na toilette 2, nta muntu uyirimo n'igipangu, nta muntu uyirimo. Hallelujah. Inzu y'ikitabashwa. Amen. Hanyuma baruti rero buretse kugira ngo ukodeshe iriya nzu muzakoruka muri iyi ngiyi.
ya Imana ishimwe. ariko ngiye challenge nta ntebe nari mfite Nubwo inzibonetse n'igitanda ntacyo nari mfite kuko ndabyibuka mu mugoroba kugira ngo bwagone ngo baza gusasa yazanye n'abandi bantu b'abakobwa ndamubwanda bwate sheri ntuhagere cyese ni busha wenyine ntuhagere rwose ndakwinya ati reka nze dusase n'amashuka nahazanye n'amakovorori urara ahantu heza mu sheri wanjye ndabwira ati sawa kumbi nari ngiye kurara kuki ku mifuka y'intuza ku mifuka nari naraciye nararaga ku mifuka yego mu gihe cyo kurubukwa mfite nta ntebe nimwe nari mfite munsi ku mifuka niyo wararaga ugiye gukora ubu. yes ndavuga ati nuhagera urisereje nanjye uransereje uzi ko ari imifuka gusa ni imifuka gusa kandi agomba kuza gusasa ndetse wasasa amashuka wasaga amashusho hasi ku mifuka bibaho se ku mukeka bibaho se ntago bibaho. ndamubwira ati sheri ntuhagere rwose sinamusobanurira ikibazo icyo ari cyo umukuru wazakoza guca abahinga nyuma araza arantungura arahagera noneho anahagera nananiwe nari gusenga akanyarira maze iminsi 3 tuvuga ati mana mpereza amafaranga yo gukora ubukwe ahagera nibagiye gufunga njyamye ngaramye kwa bya bifuka mu cyumba wanjye nk'umuntu uza habona iminsi 3 ngo ndongore yego nta matora mfite ntaki arafungura arinjira ikubita mbese arasanga saro ni wazi ikubita mu cyumba asanga njyamye hasi ndagaramye agahinda karamwica noneho aravuga ngo nimukangura akambona aragira isoni aragenda ariko mujya kuruja afunga mba nabyotse ndavuga ati ndasebye Fred Imana inshira inzira twagiye kuva urabona ahantu twakoreye ubukwe hari inzu za bakoramo batwikururamo twayibayemo iminsi 5 aho ngaho kwakunda inzu bifite byose. Yes bifite byose ibitebe byiza ibitanda ibiki byose iri byenokipe mukatwikurwamo mukayibayamo wenda nk'iminsi nk'icyumweru kabandi bakire bose twayibayemo nk'icyumweru aho ngaho noga amazi ashyushye my goodness noga amazi ashyushye kandi noga 3 ku munsi nkanoza sheri ahubwo atereka tuyoge ari gihe tugiye kuva muri iyi nzu muri iyo minsi rero ubukwe bwanjye bwagiye kurangira turi kureba kuri mobile money na Tigo Cash igihe ntago Airtel yari yakaje Tigo Cash yari iriho na madame ari kureba kwendeba kuri Tigo Cash na mobile money ndebye nsanga abantu baracyanwerera kandi ubukwe bwarangiye baracyanwerera umuntu akamagara ati Fred ati bite ntini sawa nibwarabana ntago nakubonye ngo murango ugiye kumbona waje ngo wajya mbwira nimero irimo ntirimo nkabona kubiseho nk'ijana ngo warije nimero irimo nagiye kubona tugira ngo dusohoke muri iyo nzu tuvanga nta kintu kirimo iri wazi ngiye kureba kuri mobile money yanjye nsanga afite ibihumbi bya muri 600 my goodness ndebye kuri Tigo Cash nsanga hariho nk'ibihumbi 180. yego Yesu Kristo madamu arebye kuri mobile asanga aho nka 400. Imana ihabwe ariko kuko asanga aho nk'ijana. Imana ihabwe icyubahiro tuvuga ati twavanze umutungo ntago ari muhahana twavanze umutungo nivanga mutungo reka tubucanganye tuba turayacanganya yose ayakwita ku telefone zanjye nsanga agira hafi muri miliyoni imwe n'igice yego ndamubwira ngo guma hangaha ndaje ntugire umuntu ubwiye ko ngutaye hano nikubita hano uzamutse uri muhanda ujya Kimisagara kwere turogaze hari ahantu batuzaga intebe yego mba nikubiseyo shaka intebe nziza isa neza niyo kwa mukuru we ihenze baguriye Burayi. Haleluya. Navuga ati ndagura ibisa kugira ngo azabone yuko Imana yanjye yanabana. Ndayizana nyigura 600. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagenda ngura ga televiziyo nakubita aho ngaho. Amen. Ngura itapi nkubita aho ngaho. Ngura igitanda nkubita aho ngaho. Amen. Avuga ati pu uzima arapfuye. Muzima arashiririye
uzasanga muri salo agakanda televiziyo akareba azavuga ko Imana yantabaye. Mpita mbicisha ruhinga nyuma nsize madamu hahandi muri hane muntu namutaye, ndagenda mbyeranja mu nzu baratekinika mpita musanga handi kubera ko n'ibitwikurwa byose byari bikira aho ngaho bari buze kudukura aho ngaho kandi yego batujyana aho ngaho kandi nabwo ni n'ikindi kirori ngaho rero ko nari ngiye guseba mbona Imana n'umwana wayo n'abamarayika kandi mukuru we yarazi neza ko nta kintu kiri mu nzu. Aramuhamagara ngo Joseri, ubu ni mugiye kwisebya, mwakodesheje imodoka mukicyura mukamenya ibyanyu. Aramwihora avuga ati hoya hamagara abasaza kuko ubundi hariya watwikururiwe bakuvana bakujyana mu rugo. Amen. Bazana amamodoka barapakira ibintu byose bari banawe cyakoze abantu barantwikuruye. Yego mama. Imifuka 3 y'umuceri, umufuka w'isukari wa kilo 50, injerekani y'amavuta n'ubundi buto. My godness, ndavuga ati ngiye kukuri umuceri nari maze iminsi ntarya neza kubera ubutayi. Yumvikana urufite inzara yo magufu. Nafite yo magufu inzara yigeze yankubita nkajya ndeba nkunyenyereza. No watambuka wagigira ikiganza zaguca nkagira ngo urandembuje nkaza nkukurikiye kubera inzara uzi ko inzara kwica kumena amaso. Inzara ikumena amaso, noneho hari ikindi kintu ikora imena aya magufwa yo mu mavi irayaturitsa ukagenda umeze nk'uri muragaruka ugenda umeze nk'uza inzara. Imana izabarinda inzara. Je narishonje ikaze cyane nungwa navuka ubuhamya nzabuvuga ikindi gihe. Noneho baraza baraparika nahanga kandi bugiye kurangira ubu ngubu abw'ibyubukwe bamaze guparika barapakira ibintu byose, imiceri barapakira ubuhunga barapakira ibisafuriya barapakira ibintu byose, ibitoki barapakira baramanuka tugenda turimba imodoka zaje kunyura zari zigera muri 6 ziramanuka zitonze umurongo zigenda mvuga tubiteka we ungiriye neza. Mukuru wa madama hamagara madama aramubwira ati mpereza urufunguzo nterure intebe zanjye mbe nzishyize muri salo abantu batabasi mu cyuma nibahagera babona ahantu bicara. Aramubwira ngo byihorere Imana yabikoze. Haleluya. Baramanuka bafunguye basanga intebe nziza iricaye, basanga televiziyo, basanga irido ryiza riramanitse, baravuga ati yo mwakoreye Imana. Ndavuga tubiteka uranteturiye urantabaye. Aho abantu bari bazi ko ngiye gusebera ntago ariko byagenze, habura gatoya nawe Imana yaje gutabara. Shalom. Tugana ku musozo, n'iki wabwira uyu muntu dukurikiye? Icyo nabwira buri muntu wese ukurikiye Ikamba Calvary TV nakubwira ngo ntucike intege, Uwiteka ari kumwe nawe. Dufite Imana iracyakora uko yakora mu minsi ya kera n'uyu munsi nigikora, ntabwo igihinduka. Amen. Kandi ntugire ikibazo cya situation uri gucamo. Dufite Imana ihindura ibintu byanze guhinduka. Dufite Imana itarebye ku moko. Dufite Imana itarebye ku masura. Dufite Imana irengera abantu bayititije. Imana yatabaye Fred mayibobo wakoze akazi ko mu rugo. Uyu munsi urebye ubuzima mbamo, uyu munsi urebye abantu bari Nairobi, urebye abantu bari South Africa, urebye mu Birigi bari kumbwira bati sasa rero twebwe tugiye kwitegura nka diaspora. Yego. Haleluya. Amen. Uze tukwakire. Yego. Nibi Imana ikoze nta Imana itagukura nta hantu itakujyana. Amen. Mushumba tubonye imirimo y'Imana Mana mbuzi Uwiteka wenda gushimiye. Imana irakora mugiye kibazo situation yose iri gucamo. Imana iri hejuru yayo irayisumba. Ndaguhumurije iyantabaye izagutabara. Yatabaye mushumba izagutabara. Urakoze cyane uhirwe Imana ikugirire neza. Amen. Reka dusenge. Amen. Ntabwo nzi situation uri muracamo. Yego. Ntabwo nzi ahantu maze imisi urimo harimo harakubabaza. Ntabwo nzi ibintu ukozeho bikanga. Ariko ngiye kukwingingira Imana. So mwami wacu Yesu Kristo haracyariho ibyiringiro. Mwami Yesu Kristo ndagushimiye. Jehova Nedode damida zote tandikire draimanda.
leza ni sase edekire drone mora. Ndagushimiye Jezi, ndagushimiye Jehova. Hari umuntu dukurikiranye ma. Uri Imana itareba nk'uko abantu bareba. Ndasenze sengeye umuntu uri muri Amerika, sengeye umuntu uri Butare, sengeye abari muri Kenya, sengeye abari mu Bubiligi, sengeye abari muri Europe, sengeye abari muri Aziya, sengeye abari muri Oceania, sengeye abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, sengeye abari mu Burundi. Mwami w'abamubasha gukora cyane ibyo tuba tugusaba ushingiye ku mbaraga zizi dukoreramo. Ngwino ukora ibikomeye, ngwino ukora ibikomeye. Ndabizi ko ntakibazo kurwanya umugambi wawe. Iyo uvuze yego ni yego, iyo uvuze hoya ni hoya. Tezo benetaikire. Uri Imana Alpha, uri Imana Omega, uritangira ukaba n'iherezo. Ndasenze ngo ugire ikintu ukora ku kibazo cy'uyu muntu ugiye kumva kandi agakurikira ubuhamya n'iri sengesho. Mwami ndasenze imiryango ifunguke mu izina rya Yesu. Urakoze kandi urakarama. Uringira bavuze ngo kira abantu bakuringiraga bari mu mahoro. Tugufitiye umunsi wa none twifuza uwundi murengeze kandi nyakijyana iby'isi nk'amazi ahurura byose bikena nko n'inzu z'umuntu. Mana utabaraga mu minsi ya kera n'uyu munsi wongere utabara ubwoko. Urakoze kandi urakarama. Ndagushimiye ndaguhimbaje kugize neza. Ushimiye kubw'umushumba Pastor Steven twakiriye kugira ngo dusangize abantu iby'Imana yakoze mu mugisha mwinshi cyane. Kandi itorero Calvary ukomeze kuryagura, kandi Uwiteka Imana nyingabo amateraniro bakora online ukomeze kuyagura, ukomeze kugira ngo utange umubare w'abantu benshi bakizwa, ugabanye umubare w'abantu benshi barimbuka, kuko uri Imana ibishoboye. Kandi turasenze kugira ngo Mwami iyi channel, iyi TV uziyagure ku rwego rukomeye, uyagure uko abantu benshi bagiye gukiriraho wabimbwiye. Urakoze kandi urakarama. Ndagushimiye. Urakoze Yesu. Amen.